Ndabasuhuje bene data bavandimwe, uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 n'umurongo waho wa 4 haranditse ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe, uyu munsi reka turebe ku bijyanye n'umwuka wera. Ese umwuka wera aracyakuzaho uyu munsi wa none, cyangwa umwuka wera aracyaza mu bantu bo muri iki gihe? Imibereho yiteguye kwakira umwuka wera mbese ibimeze ite? Uyu munsi reka turebe ukuntu umuntu ashobora kwakira umwuka wera. Kuyoborwa n'umwuka wera si amahitamo, ahubwo ni ubuzima bw'umuntu wese aba akwiriye kubamo. Ni ngombwa cyane kubanza kwitunganya kugira ngo wuzuzwe umwuka wera. Kubanza kubabarirwa no kwakira umwuka wera ni ibintu bijyana. Umwuka wera ntazaza ku bantu batamwifuza, ahubwo umwuka wera aza ku bamukeneye n'abamushaka. Ikindi, ubusabane n'Imana ni inzira yo kuzuzwa umwuka wera. Umwuka wera ntazira amarangamutima, ahubwo aza mu kwizera, kandi aza ku muntu wese umwizeye akemera kumwakira. Kuzura umwuka wera si igitangaza, ni isezerano. Igihe cyawe n'Imana ni urufunguzo rwo kwakira umwuka wera. Isengesho ryawe rifite imbaraga rituma umwuka wera kuzaho. Kwicisha bugufi imbere y'Imana bizana umwuka wera. Kwatura ibyaha ni intambwe ya mbere yo kwakira umwuka wera. Gutegereza Imana mu mutuzo bituma umwuka wera akuzaho. Kandi kwanga icyaha no kucyikuramo bizana umwuka wera kuri wowe. Ikindi, kurinda umutima wawe inzira yo gukomeza kwakira umwuka wera. Kureka kwihagararaho imbere y'Imana bituma wuzura umwuka wera mu mutima wawe wose. Ijambo ry'Imana ni indyo itegura kwakira umwuka wera, kandi ukwiriye kurirya buri munsi kugira ngo ubashe kwakira umwuka wera. Kugira inyota y'Imana no kugira inyota yo gushaka Imana ni intangiriro ikomeye cyane yo kuzuzwa umwuka wera. Kuba mu mwuka si icyumweru kimwe, ahubwo n'ubuzima bwose. Kugira umwete mu gusenga nayo ni inzira yo kwakira umwuka wera. Kwemera kuyoborwa aho utumva neza nabyo byatuma ubona umwuka wera, kuko uba wemeye kumva no kumvira. Kureka kwishingikiriza ku bushobozi bwawe nabyo bizakuzanira umwuka wera. Mwene data, ushobora no kwigomwa ibyo umubiri wawe washakaga kugira ngo wuzure umwuka wera. Ugashaka Imana, ugasenga kugira ngo ubashe kuzura umwuka wera. Umwuka wera yishimira umutima woroheje cyane. Kwemera ko Imana igira ijambo rya nyuma mu buzima bwawe bishobora gutuma wuzura umwuka wera. Guhitamo gushaka Imana biruta byose, kandi byatuma wuzura umwuka wera. Kujya kure y'iby'isi igushakaho nabyo bizatuma wuzura umwuka wera. Gusoma ijambo ry'Imana uko ubishoboye kandi ugasoma ijambo ry'Imana buri munsi nabyo bizakuzanira umwuka wera. Ikindi, mwene data, ugomba gusoma ijambo ry'Imana kandi ukaryumva, ukarisoma uryumva, atari ugupfa gusoma gusa, ahubwo ibyo usoma ukanabyumva. Umwuka wera azanwa n'ukuri mu mutima w'umuntu, cyangwa se mu mutima wawe. Ukuri nikuzamo umwuka wera, ni ukuri uzamubona. Kwifuza Imana byimbitse biruta iby'isi byose. Ushobora kuzura umwuka wera, ni ukuri, mu gihe washyize Imana imbere. Kuzura umwuka wera mu gihe cy'umubabaro, mwene data, nabwo birashoboka. Ushobora n'ukuri kuzura umwuka wera no mu gihe ubabaye, no mu gihe uri kure, no mu gihe wahuye n'ibigeragezo. Ni ukuri nabwo wakuzura umwuka wera, kuko Imana ibana natwe ibihe byose. Kwemera guhindurwa n'Imana nabyo byatuma wuzura umwuka wera. Gukura mu by'umwuka, bene data, ni urugendo, ntabwo ari inzira y'umwanya muto, ahubwo ni igikorwa cyiza buri munsi, ubundi ugakura mu buryo bw'umwuka. Kwiga kuvuga oya ku cyaha kugira ngo ubashe kuzavuga yego ku mwuka wera. Kubabarira abandi kugira ngo umutima wawe wuzure umwuka wera. Gukora ibyo Imana ishaka, uko umwuka akuyobora n'uko umwuka ashaka
ashatse kugukoresha. Gusenga utiteze ibidasanzwe ahubwo wowe ugasenga uri guhamya Imana, nabyo bizatuma wuzura umwuka wera. Kwihangana mu buryo bwo gusenga no mu bindi bigeragezo uhura nabyo kugeza ku musozo, ibyo nabyo bizatuma wuzura umwuka wera kandi bizagufasha mu rugendo rwawe. Kwizera Imana mu bintu bito n'ibinini byose, ibyo bizana umwuka wera ku muntu. Fata ibitekerezo byawe ubyerekeze ku Mana, nabyo bizatuma wuzura umwuka wera. Kandi dukwiriye kwigira kuri Yesu, nawe yabaye intangarugero mu kuzuzwa umwuka wera. Mwene data, kugira ukwizera nabyo bizatuma Pantekote yawe igwira muri wowe, ari wo mwuka wera Imana yaje kuzuza abantu bayo. Imana iduhe umugisha, Imana idukomeze, kandi Imana iduhe kuzura umwuka wera muri iyi minsi ya none. Turi mu minsi ya Pantekote. Uyu munsi rero reka dusabe Imana itwuzuza umwuka wera, iduha imbaraga. Kandi umwuka wera birashoboka cyane rwose ko uyu munsi yakuzaho nawe ukuzura umwuka wera. Ukurikije iki cyigisho cy'uyu munsi, ni ukuri byose birashoboka. Imana rero iracyatanga umwuka wera ku bantu, kandi reka mbabwire ngo impano z'umwuka wera uyu munsi ziracyakenewe. Ni ukuri dukeneye impano z'umwuka wera kugira ngo tubashe kubaho muri iyi minsi ya none. Mwene data muvandimwe, haranira kugira Pantekote yo mu mutima, haranira kuzura umwuka wera mu mutima wawe, kandi uyu munsi Imana yakugirira neza, yaguha umwuka wera. Reka nkubwire ngo rero umwuka wera ni inyungu ku mukristo wese, kandi ku mukristo w'ukuri aba akeneye umwuka wera. Uyu munsi rero mwene data, reka nkubwire ngo ushobora gukura mu mwuka wera, kandi buri munsi Imana ikajya ikwereka ibitangaza byayo. Shaka umwuka wera kurusha ibindi byose waba ufite cyangwa se waba uri gushaka. Umwuka wera niwe utuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwuka wera atwereka inzira dukwiriye kunyuramo mu buryo bwo kubana n'Imana. Byakozwe n'intumwa ibice 2:4 twabonye ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Imana itugirire neza. Rero bene data, iri jambo ry'Imana tubonye rivuga ko habayeho umunsi wa Pantekote, igihe abigishwa bari bateraniye hamwe bakuzuzwa umwuka wera. Ibi byari ishyirwa mu bikorwa ry'isezerano Yesu ubwe yari yarabahaye, abasezeranya ko azabasukira ku mwuka wera ukabamanukira uvuye mu ijuru. Rero bene data, reka mbabwire ngo bose buzuye umwuka wera, cyangwa se bose bujujwe umwuka wera. Bivuze ko nta n'umwe wasigaye. Umwuka wera ni impano igenewe buri mukristo wese wo mwizeramana. Umuntu wese wakijijwe w'umukristo ni ukuri agenewe kuzura umwuka wera. Ntabwo ari bamwe gusa, ahubwo ni abantu bose. Kuzuzwa umwuka wera ni ukwakira imbaraga, ubuyobozi ndetse n'ubushobozi bituruka ku Mana. Iyo umwuka wera kuriho, ibyo byose ubifite, wumva ushishikajwe no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi usobanukirwa neza ijambo ry'Imana. Ugira imbaraga n'umwete n'ubutwari bwo kuvuga Imana uko ibishaka. Abigishwa rero bavuze mu zindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Iki cyari ikimenyetso gikomeye cy'uko umwuka wera aba ariho ari kumwe nabo. Imana yifuza ko ubutumwa bwagera ku banyamahanga bose, kandi umuntu wese aho ari akagirana ubusabane bushya hagati ye n'Imana. Kandi umwuka wera ni uw'abantu ingeri zose. Umuntu wese utuye ku isi ni ukuri yemerewe kuba yakuzura umwuka wera mu gihe abishaka kandi mu gihe abisabye Imana. Bene data rero, dukwiriye guhora dushakashaka uko twakuzura umwuka wera buri munsi. Igihe twuzuye umwuka wera dushobora kuvuga, dushobora gukora, ndetse dushobora no kwitwara mu buryo bushimisha Imana. Imana itugenera impano zitandukanye, kandi zose tugomba kuzikoresha kugira ngo dukomeze abantu, kandi kugira ngo itorero ry'Imana ryaguke ku isi. Mwakoze bene data kubana nanjye. Reka mbabwire ngo Pantekote nitabe mu mitima yanyu, kandi mwitegure kwakira umwuka wera. Musenge amasengesho, musabe Imana umwuka wera muri iyi minsi ya Pantekote, kandi ndabizi ko Imana yabikorera kwihesha icyubahiro, igasuka umwuka wayo wera ku bantu bayo.
Bavandimwe bene data, uyu munsi wa none Imana irashaka kuzuza umwuka wera abantu bayo. Reka Pentekote imanukire mu mutima wawe, kandi uyu munsi ugira ibihe byinshi byo gusaba Imana umwuka wera. Bavandimwe, reka mbabwire ngo umwuka wera ni ingenzi ku mukristo wese. Wifuze umwuka wera, wifuze kuvugana n'Imana, wifuze kubana nayo buri munsi, kandi ndabizi neza ko Imana izaza ikabana nawe. Mwene data muvandimwe, uyu munsi Imana yiteguye kuguha umwuka wera. Ngwino usenge, ngwino usabe Imana imbaraga, ngwino ube mu mwanya mwiza wo gusaba Imana umwuka wera, kandi ndabizi ko Imana izagushyigikira. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimira ko utwoherereza umwuka wawe wera buri munsi. Turakwemereye, dusukeho umwuka wawe wera, uduhindure kandi uduhe ubushobozi bwo gusenga n'imbaraga zo kugukorera. Turakwifuza buri munsi, kandi dushaka kuzura umwuka wera no gukomeza kuba mu maboko yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amena.